amagambo y'ubupfu n'ubupfapfa, amagambo ateye ishozi, ateye isoni. Mwese ngo muri mu burenganzira, kuko amagambo ari buvuge polisi itari buguhane, umwenda uri bwambare nta kibazo. Abantu musigaye mujya kuri kamera mukambara ukuguru kumwe mugushyira aha, ukundi mukagushyira aha ngaha, ibice by'imibiri yanyu bikagaragara ngo muri mu burenganzira, ngo ni uburenganzira bwanyu, kuko nta pingu biri kuriho. Ariko amaboko y'Uwiteka azabasumira kuko mwamusuzuguye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje mwebwe mu nkurikiraniye ahantu henshi hatandukanye mu bihugu by'abirabura ndetse n'abazungu. Ndabashuhuje mwebwe abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara nyinshi zitandukanye, ndetse turabashuhuje n'abo mu bihugu by'abaturanyi. Uko mwese mungana abadukurikirana kuri M.Charlene official, tubifurije amahoro y'Imana kandi tubifurije umugisha w'Imana. Ineza y'Imana ikomeze kubomaho kandi umugisha w'Uwiteka ubatondagire nk'urume. Ukuboko kwiza kwisumba byose kuramburirwe kuri mwebwe, mukomeje guhindurwa n'ijambo ry'Imana kandi mukaryumva, ndetse kuryumva mukagerekaho no kuryumvira. Imigambi myiza y'Uwiteka ibasesekareho. Kandi ndakwifurije nawe uvunira ibiti mu matwi, ndaguhendahenda mu izina ry'Uwiteka gukurikirana ijambo ry'Imana, ugakurikirana ubutumwa buva mu kanwa k'abahanuzi n'abakozi b'Imana isumba byose, kubera ko Imana yatugize akanwa kayo kugira ngo tuburire kandi turangurure, tubwire abantu b'Imana uko bakwiye kugenza n'uko bakwiye kwitwara. Mbibutse ko iyi Mana ni Imana yaremye isi n'ijuru. Iyi ni Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi ku buzima no ku mibereho yacu. Iyi ni Imana igena ndetse ikagenga iby'iminsi n'ibihe. Ni Imana itegeka ukwezi ndetse igategeka izuba. Ni Imana y'ibihumeka, ni Imana y'ibiriho n'ibitagihumeka n'ibitakibaho. Ni Imana yo mu isi, ni Imana yo mu ijuru, ikaba ni Imana ikuzimu hose irahayobora. Ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi ku muntu uwo ari we wese. Ngewe nakwingingira mu mwami ngo hendahenda ngo wumva ubutumwa kandi ubwumvire. Kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Ngewe mbabwira nanjye nibwira, nimba uri umuhanga ukaba umunyabwenge, ujye ubaho uri umuntu uhindira umushyitsi imbere y'Uwiteka. Iyi ni Imana yica kandi ikaba Imana ikiza. Ni Imana yitonda, ni Imana igira amahane, ni Imana igira imbabazi, ni Imana igira umujinya, ni Imana irambura ikiganza igahaza ibyaremwe, ni Imana ihina ukuboko ntumenye ko igufite, ni Imana ivuga yategeka bikaba, ni Imana iceceka. Ibintu byose irabishoboye kandi irabikora, ndetse ikabikora mu gihe cyabyo. Ngewe uyu munsi ndashaka kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira ko icyaha cyicisha. Icyaha ni urupfu. Nibwo butumwa nkuzaniye muri iki gitondo. Nje kukubwira ko icyaha ari urupfu. Nje kukubwira ko icyaha ari urupfu. Byonyine mujya mutinya urupfu, mugatinya korona, tugafunga amazuru cyane ngo korona itaza. Ariko nje kukubwira ngo urupfu naho wafunga amazuru, naho wakaraba cyane, naho washyiramo metero, urupfu. Mureke mbabwire, urupfu rwinjira mu madirishya, urupfu ruca mu muryango, urupfu rwinjira mu bipangu bikomeye, hari abasekirite, hari abantu b'imbunda bateye ubwoba. Urupfu ruca ku mupaka. Reka mbabwire, urupfu ruraguruka. Urupfu numva, urupfu ntiwarukingira, urupfu ntiwarurasa, urupfu mbese urupfu mu bintu Imana ituma ku isi, mu bikoresho Imana igira n'igikoresho cyitwa urupfu. Abantu mutinya urupfu ariko mugakora ibyaha, kandi icyaha ubwacyo ni urupfu. Nje kukubwira ngo naho wikingiza, naho ubaho mu buzima bwo kwirinda ikintu cyatuma udapfa, ukarya ibiryo byatuma urama, ukabaho mu buzima wirinda urupfu, ukanga kwirira ibiryo bikaranze neza ngo uri kwirinda gupfa, ukanga kwinywera agasukari uri kwiyanga gupfa,
ukanywa amazi menshi wanga gupfa, ukarya imbuto nyinshi uri kwanga gupfa, ukagira umudogiteri ugukurikirana wanga gupfa, ukabaho mu buzima buteye ubwoba uri kwanga gupfa, ukanga kwisubizumirisha mu Rwanda uti nzurira indege ngende bandebera umubiri wanjye uko umeze wanga gupfa. Dufite ibintu byinshi dukora, nanjye ubwanjye hari ibyo nkora, twese tuba turi kwanga gupfa. Kandi nimba hari ikintu abantu banga nanjye nanga ni urupfu. Ariko narinje kukubwira ngo urupfu ntago ruri mu mavuta gusa, nta nubwo urupfu ruri mu isukari gusa, ntago urupfu ruri muri COVID-19 gusa, ntago urupfu ruri mu kurya nabi, ntago urupfu ruri ahantu runaka gusa. Narinje kukubwira ngo nicyo cyaha ubitse ni urupfu. Isaha n'isaha ubitse urupfu. Hari ibyaha mufite mwicaranye mumeze nk'abicaye mu isanduku. Hari ibyaha mwicaranye mumeze nk'abicaye neza mwamaze muri moruge. Icyaha ni urupfu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mbifurije gukira ndetse no gukizwa. Mbifurije gutinya Imana no gutinya ibyaha. Icyaha ni urupfu. Rero ntukibwire ngo urupfu ruri mu mavuta menshi wariye, kandi ntuzibwire ngo urupfu ruri mu isukari nyinshi wanyweye. Ntabwo ari aho ruri gusa, n'ibyo byaha uri gukora, ubwo butiriganya bwawe, ubwo bwesikoro bwawe, ubwo busambanyi bwawe, uko guca inyuma uwo mwashakanye, uko kwihakana abana wabyaye. Nk'ubu mureke mbabwire, dufite abana babaye imfubyi bafite ba se na ba nyina. Umwana akabaho atazi se, akabaho atazi nyina, abana bakaba ba marine mu muhanda, ba se na ba nyina bidegembye. Nje kukubwira ngo wenda uzareka amavuta burundu, ureke isukari burundu, wicaye mu isanduku, ikintu kibura ni ukujya kugushyingura. Icyaha ni urupfu. Iyaba uko mutinya gupfa ariko mwatinyaga ibyaha, naho mwanapfa mwazongera mukabaho. Ariko kuko mutinya gupfa ntimutinye ibyaha, nimunapfa muzapfa mupfuye, nta nubwo muzongera kugira kubaho kwiteka. Nje kukubwira ngo nk'uko wirinda ibikwica, ukirinda ibintu byatuma imyaka yawe itiyongera, nje kukubwira ngo ni wirinde ibyaha. Kuko naho wanywa amazi menshi, ukirinda amavuta, ukirinda isukari n'ibindi byose, ugafata za regime, bya bintu mugenda mugotomera, ibindi mukabitumiza ndetse bikanabahenda. Nje kukubwira ngo wirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko icyaha ni urupfu. Kandi Imana yanga icyaha, iyo ugikoze ikwangana n'icyaha cyawe. Mwirinde ibyaha. Turebe mu Itangiriro ibice byaho 3, murongo waho wa 4. Titiri iravuga ngo inzoka yoshya Eva. Dusome. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore yereka ngarukiriza ahangaha. Aha tuzahinjira mu yindi ntuza nzaba nshaka kwigishaho, ariko ndashaka tuganire ahangaha. Inzoka yoshya Eva. Inzoka yegera Eva, iramuganiriza. Reka mbabwire, ndashaka kubabwira ngo ibi bihe tubyitondere. Imana si ivuga yonyine. Mureke mbabwire, ibi bihe tubyitondera. Imana siyo ivuga yonyine, na Satani aravuga. Kandi Imana siyo ikora yonyine, n'abadayimoni barakora. Kandi nk'uko Imana iza mu bantu, na Satani aza mu bandi. Kandi nk'uko Imana ifite ishyaka ryo kugira ngo igire abirokora bazajya mu ijuru, na Satani afite imbaraga zo kugira ngo agire aba arohamisha bazajya ikuzimu. Niyo mpamvu ibi bihe turimo tube maso. Yemwe bantu b'ibyiciro byose, yemwe bantu b'ingeri zose,
yemwe abantu bize n'abatarize, abakijijwe n'abadakijijwe, abanyetorero n'abatarabanyetorero, n'abanyagihugu, yemwe abo mu mahanga abo mu mahanga yose, abazungu ndetse n'abirabura. Ndashaka kubwira umuntu uwo ari we wese, iyi Mana twihenuraho amaherezo tuzayisanga. Iyi Mana dukambyaho impanga, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Iyi Mana tumefiya, amaherezo tuzayikenera. Umva mbabwire, iyi Mana dusuzugura, tukayisuzuguza imirimo yacu mibi, amaherezo tuzayisanga. Nicyo mbakundira. Umuntu arapfa ngo yitabye Imana, hari n'abitaba Satani. Umuntu yapfa ngo aruhukire mu mahoro. Mwirimbi nta mahoro haba, muri iriya sanduku nubwo ari nziza nta mahoro abarimo, n'uriya mwenda na za ndabo nta mahoro abamo, muri uriya mwobo bacukura nta mahoro arimo, muri maruga hari umurambo nta mahoro arimo. Ni tayabo enezando edrere, amahoro umuntu azaruhukiramo nayo yashatse agihumeka. Bintu mwihaye nyine nta kundi twavuga, tuba turimo kwirema agatima twebwe abasigaye, ariko umuntu azaruhukira mu mahoro ngendi kukubwira aho ugihumeka. Nupfira mu mahoro wamaze gushaka, haleluya, uzagenda uyisasire, uzagenda uyiyorose, uzagenda uyaryamane, nuzuka ntago uzamwara, nta nubwo uzakorwa n'isoni. Ariko amahoro utigeze ushaka ntukabone twirirwa tuyabwira abantu. Ruhukira mu mahoro, ruhukira mu mahoro mubyeyi wakoreye Imana, wabanye n'Imana. Hari abantu njye mbona muhamagara iyo bapfuye naho yaba ari umumanyura amazi. Ruhukira mu mahoro. Mu kabari se haba yahe mahoro? Ruhukira mu mahoro, mu buraya no mu busambanyi, mu bujura no mu bwicanyi no mu bugome. Amahoro umuntu azaruhukiramo nayo yishakiye ku giti cye. Imana ibarengere. Icyaha ni urupfu. Mureke mbabwire, njye ndumva nuzuye umwuka wo kubwira abantu ngo ni muve mu byaha, kuko icyaha kiricisha. Mureke rero mbabwire, izi nkuru tumaze gusoma ni amakuru y'inzoka n'amakuru ya Eva, umugore wa Adamu. Imana ngo yamaze kubarema, imaze kubarema ibajyana mu ngobyi ya Edeni. Iyo Edeni Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko hari ahantu hari imbuto z'amoko yose, hari imbuto zose. Bishatse kuvuga ngo nta muntu waryaga ari uko yahinze, nta muntu waryaga ari uko yakoze ikiyedi, ntago baryaga ari uko babagaye bagahinga bagatera bagasarura, ntago baryaga bagiye gutanga imibyizi, ntibaryaga bavuye muri biro, ntago bari babayeho batunzwe n'imirimo y'amaboko yabo, bari batunzwe n'ubusitani Uwiteka yabateguriye nk'abantu Imana yaremye ikunze ibikuye ku mutima, yari yarabateganyirije kubatunga kandi batunga batarushye. Imana imaze kurema Adamu imukuramo Eva. Ibyo nzabyinjiramo ngiye kubabwira ukuntu icyaha, iyo wakoze icyaha ushutswe, Imana ntago ihana uwagushutse, mwese irabahana. Nicyo kintu tuzakurikizaho. Mureke mbabwire, ibategurira imbuto, iragenda ibajyana muri Edeni, irababwira iti iki uzakirye, uru rubuto uzarurye, uru nta kibazo, ariko icyitonderwa, uru rubuto murwirinde, iki giti muramenye ntimuzakirye, kuko nimukirya, Bibiliya ivuga iki? Ngo nugupfa, no gupfa muzapfa. Ibyo bivugwa n'akanwa k'iki? K'Imana. Ntararenga aha nimureke mbabwire, buri wese agendera muri kondisiyo Imana yamuhaye. Buryo ushobora kuzicishwa n'icyaha, hari icyaha gishobora kukwicisha njye kitanyicisha. Niyo mpamvu muri uru rugendo ntawe ukwiye kwigana undi. Wikigana mama Charlene, nanjye sinzakwigana. Umurongo nahawe utandukanye n'uwo wahawe. Ibyo nkwiye kwitondera bikwiye
bitandukanye n'ibyo ukwiye kwitondera. Aho Imana yasanze ntabwo ariho yagusanze. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda mu gukorera Imana, mu gukizwa, mu kubaho, ukayoborwa n'ijwi ry'Imana kandi ukagendana n'Imana. Abandi bakaza ari abaterankunga bo ku mpande, abandi bakaza ari abajyanama bo ku mpande, ariko inama ya mbere ukwiye kuyikura ku Mana, ndetse iterambere rya mbere ukwiye kurikura ku Mana, abandi bakaza ku mpande ari abaterankunga. Ndakwinginze, reka ngusabe ikintu kimwe. Narinje kukubwira ngo wibuke uko wari umeze ugihamagarwa, urebe umurongo Imana yagushyizemo, urebe nimba ukiwurimo, urebe amategeko Imana yaguhaye, urebe nimba ukiyafite, urebe amabwiriza Imana yaguhaye, urebe nimba ukiyarimo. Ngewe nzi ikintu Uwiteka yantegetse, kandi nzi ikintu Uwiteka yambwiye, nzi n'umurongo Imana yampaye kugenderamo, kandi nzi neza ko umurongo Imana yashyizeho niryo terambere ryanjye. Umurongo Imana yashyizeho niko gukira kwanjye, umurongo Imana yashyizeho niko kurama kwanjye, ni nabwo butabazi bwa. Ahantu Imana yagushyize, iyo hagushyize iranagukurikirana, ikamenya ibyo ubura, ikamenya ibyo ukeneye, igukurikirana umunsi ku munsi. Hanyuma Imana irababwira ngo iki giti muramenye ntimugikoreho, irabihanangiriza. Mureke mbabwire, Imana ifite ibintu yihanangirije abagore, ifite ibintu yihanangirije abagabo, ifite ibintu yihanangirije mu itorero, ifite ibyo yihanangirije mu bayobozi, irabifite ibintu yihanangirije, irabifite. Nta muntu Imana itihanangiriza ngo uzirinde iki. Iravuga ngo nutakirinda no gupfa uzapfa. Hari ubuzima abantu bagenda bahindurirwa, hari ubuzima itorero rigenda rihindurirwa kubera kwigomeka no kutagendera ku murongo w'Imana. Ariko none aha nakubwira ngo ibyapfuye ntacyo wabikoraho, ariko nibura uramira ibisigaye, wifuze gukorana n'Imana kandi ugendane nayo. Bagendera muri uwo murongo, bakajya barya ibyo bemerewe, ibyo batemerewe bakabireka. Ariko igihe kigeze mayavo baraganirizwa, baganirizwa na Satani yaciriweho iteka, baganirizwa n'umuntu Imana yahanuye mu ijuru, wa mumarayika wageze mu isi agahinduka Satani. Yingiyi baganirizwa nawe. Ubundi hari umuntu upfa yarangiza akakubwira ati na uzapfe dupfane, nanjye sinari niyanze. Muri uru rugendo rimureke mbabwire, hari abantu bafite Bibiliya bamaze gukatirwa burundu, nabo bazi ko bakatiwe, bazi ko bazajya ikuzimu, basezeranye na Satani, bakaba mu nsengero bazi ibanga ryabo n'abadayimoni. Ibyo gukorera Imana bakabishyira ku ruhande, bagakorera Satani, kandi nabo bazi aho bazajya. Niyo mpamvu bene data, ntago twaje dufunze ikarito, mu ikarito imwe no mu ipaki imwe. Shaka Imana yawe, nanjye shaka iyanjye. Bitari ibyo muzishinga abayobozi banyu ngo nabashumba, ngo nabapasiteri, ugendere mu makondisiyo yabo yose uzayatamo, ajya guha kondisiyo. Ariko n'Imana yaraguhaye iki kondisiyo? Mugendera ku nama z'abahanuzi, kandi harimo abakatiwe nabo biyizi. Mukagendera ku nama z'abavuga butumwa, kandi harimo abakatiwe nabo biyizi. Iteka bakabatandukanya n'ubwere bw'Imana, bakabatandukanya n'ubwami bw'Imana, kandi nta muntu uzakuyobora inzira atajyamo. Umuntu wese azakujyana aho ari kujya. Umukozi w'Imana ujya ikuzimu niho azakumanurira, kuko nawe ntiyiyanze, kandi n'umukozi w'Imana ujya mu ijuru azakujyanayo. Niyo mpamvu mukora icyitonderwa, mwige kuyoborwa n'iki? Mwige kuyoborwa n'Imana. Satani, inzoka, Bibiliya ivuga ngo ni inzoka, iraziganiriza umugore, iramubwira iti Eva, kubera iki mu biti byose mbona murya? Kandi mbibutse ko Satani araturebuzwa n'inzererezi, nta kandi kazi agira. Abashaka abantu acoshomera, akeneye za matera zisasira ikuzimu, akeneye isaso, akeneye abazisasira, akeneye abazisegura. Kandi ubu mubona tudamaraye, mukaba mudamaraye ngo amatara aracanye, yemwe mukaba mudamaraye ngo iterambere. Buri wese ari gukora ibyo ashaka, mama shenge. Ariko isi ntago bizayibuza gushira, ntago isi izabura gushira, kandi izashirana n'umurengwe wayo.
abantu baradamaraye bari mu burenganzira bwabo. Ujya kubona umusore ukabona yapfumuye amatwi ahantu nka 7, ukabona yakubisemo igituta, ukabona yigize umukobwa. Yewe we, mureke mbabwire, ibyo mwikora ntibizatuma Yesu, ntago bizamubuza kuza. Yesu azaca mu mishinga yanyu ayicemo kabiri. Yesu azaca mu materambere yanyu ayacemo kabiri. Ntago Imana ya Sirivodrayi, ntago impanda izareka kuvuga ngo kuko muri gutera imbere. Ntago Yesu azareka guhagarara mu gicu ngo kuko muri abana bahiye. Ikoranabuhanga ntago rizabuza Yesu kuza. Ngo muri abasitari abantu ngo muri abasitari ngo mwabaye abakire ngo mugifite ababayoboka ngo mufite amatorero akomeye. Reka nkubwire Yesu bigeze bamuratira urusengero rumwe, haravuga ati ndababwiza ukuri biriya mureba nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Ni ibiki muri kwiratana? Muriratana iki? Murabona ibintu mwikora? Wagira ngo mufite imibumbe yanyu muzacikiramo Imana, musuzugura Imana mukanayisuzuguza. Wagira ngo mwariremye, wagira ngo mwaribumbye. Uzi ko umuntu yihenura ku Mana ukagira ngo akirata ku Mana, ukagira ngo ingingo zimwometsemo nibura hari na rumwe yiyometseho. Uzi ko mukabije ngo muri mu burenganzira bwanyu ngo mushyigikiwe n'isi yose. Ko mushyigikiwe n'isi se mushyigikiwe n'Uwiteka? Ubu ibintu biteye ubwoba. Urajya kubona ukabona rwose umuntu ameze nk'umusazi. Nsigaye mbona abakobwa bameze nk'abasazi, nkabona abasore bameze nk'abasazi. Ngo ni ibigezweho ibintu muri kuvuga kuri izi mbuga nkoranyambaga. Naho mutaba barokore ngo muba abakirisitu, mwaba abanyarwanda. Mureke mbabwire, Imana ikunda abanyarwandakazi nkuko ikunda n'abandi, ariko by'umwihariko no kuba abanyarwanda mu kubahiriza umuco wa kinyarwanda byonyine nibura byatuma tugaragara neza. Mwigize abanyamerika, mwigize abanyamerika. Haraza baravuga bati barakaza amabwiriza bati iki gihugu rwose kiradutoteza. Nta gihugu kibatoteza. Kabera iki? Kabera mu mushakaho iki ko ari umukozi w'Imana? Nakomeza akora akazi neza, genda mwemera, kandi Imana ijye mushyigikira. Hagomba gusohoza umugambi w'Uwiteka, abari mu kazi yahawe n'Imana. Iki gihugu cy'u Rwanda rwose barakanira ibiri mu Rwanda nta handi biba. Reka nkubwire, ibiri mu Rwanda bizagera n'ahandi. Biri mu Rwanda mwabaye icyo usibye umurengwe w'abamaze. Mwabanyamurengwe mwe, muri abanyamurengwe. Koko ahantu Imana yakuye igihugu cyacu niko ntabwo ushobora kubona umwanya wo gutomuboza amatwi ngo wambara amaherena 28 ngo ubone n'umwanya wo gusenga Imana. Mwirundumuriye mwisi wagira ngo niho ubuzima bwanyu buzarangira. Ejo bundi ni witaba Imana utangire ngo witabye Imana ngo ruhukira mu mahoro. Twagukundaga uruhukira mu mahoro utazi gusenga, uruhukira mu mahoro utajya ushima Imana ngo nayambaze, uruhukira mu mahoro utajya utekereza ko yakuremye, uruhukira mu mahoro utajya wibaza ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Amahoro uzaruhukiramo nayahe? Bakubwiye ko hari abazakuzingazingira mu isanduku hari amahoro arimo. Kuki mwigomeka ku Uwiteka? Kuki mubaho nk'abantu b'ibyigenge? Kuki mubaho nk'abantu bataremwe? N'umubyeyi wakubyaye abashaka kumuzirikanira icyatumye akubyara n'uwo mwose ibere rimwe. Abantu murakabije gusuzugura Imana, murakabije kwamamariza Satani, murakabije kumukorera. Mukorera Satani mukagera ku rwego rw'isi. Ibiteye isoni, amagambo y'ubupfu n'ubupfapfa, amagambo ateye ishozi, ateye isoni. Mwese ngo muri mu burenganzira, kuko amagambo ari buvuge polisi itari buguhane, umwenda uri bwambare nta kibazo. Abantu musigaye mujya kuri kamera mukambara ukuguru kumwe mugushyira aha, ukundi mukagushyira aha ngaha, ibice by'imibiri yanyu bikagaragara ngo muri mu burenganzira. Ngo ni uburenganzira bwanyu, kuko nta pingu biri kuriho. Ariko amaboko y'Uwiteka azabasumira kuko mwamusuzuguye.
Satani yoshya umugore, nuko Satani yirirwa koshya. Satani aragendagenda, Satani aratugenzura. Harabizi uko tubayeho, harabizi aho yakora ugapfa, harabizi icyo yakora ukarindagira, harabizi ibiguteza imbere, hazi ibintu byatuma uba umusore mwiza ntiyabikwemerera, harabizi ko umurongo urimo uzagukiza ntiyakwemera kukira, harabizi ko umurongo uriho uzaguhesha icyubahiro ntiyakemera kukigira. Satani yatakugize imbwa ntaruhuka. Satani yatakujimije ntaruhuka. Iyo abona uzavamo umugabo mwiza atangira kukwereka indi nzira. Niyo abona uzavamo umugore mwiza atangira kukuyobya. Iyo abona uzaba umuvugabutumwa mwiza atangira kukwereka, akagukubita amasomo. Amasomo ya Satani tuyahoramo. Imana ibarengere. Satani yegera umugore, haramubwira ati kiriya giti mu biti murya byose kuki mutajya mugikoraho. Harangije umugore aramubwira ati Uwiteka yaratubujije, yatubwiye ko kiriya giti nitukirya tuzapfa. Satani tireka, arababeshye Uwiteka, ntago muzapfa, ahubwo yarazi ko nimukiryaho mwebwe muzahita mumera nk'Imana, mujye mumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yanze ko muzasa nayo, tigenda uryeho hanyuma urebe. Ariko ngo bamaze kurya kuri icyo giti batangira kwihisha. Ngo mbere bumvaga imirindi y'Imana bakiruka bajya kuyisanganira. Imana nayo ngo yajyaga iza kubasura nabo bakayiherekeza, bibereye mu buzima bwiza ndetse no mu buzima bw'amahoro. Ariko ngo bamaze kujya kuri icyo giti, Imana yari yarababwiye ngo no gupfa muzapfa. Ngo batangira kwihisha ubwiza bw'Imana, bakumva imirindi y'Imana bakihisha. Ngo batangira kwihisha bose, umugabo n'umugore barihisha. Hanyuma ngo Uwiteka arahamagara ngo Adamu uri hehe? Adamu aravuga ati nihishe, numvise imirindi yawe ndihisha. Uwiteka ati niki cyaguteye kunyihisha? Aravuga ngo nuko umugore yampaye cya giti watubujije twakiriye. Nahashaka kugarukira, ahandi nahateguriye icyigisho cyaho. Ariko ikintu cyakurikiyeho gikomeye nuko birukanywe. Uwiteka birukana mu ngobyi, kandi ntiyabirukanye cyenyege, buri wese yamuhaye igihano cye. Uwiteka abwira inzoka, wanzoka we kuko washutse uyu mugore, ndakuvumye ntukongere kugenza amaguru. Uhereye none ahandi Uwiteka ndabitegetse, uzajya ukurura inda yawe, ntuzongere gutungwa n'ibitunga ibindi bikoko. Uzajya uhora utungwa n'umukungugu, uzaba ari wo ugutunga. Ikindi ndakuvumye, umwana uyu mugore uri kureba washutse, mbashyize urwango rukomeye hagati. Nutambuka akakubona azajya kumena umutwe, kandi nawe numuca urwaho uzajya umurya agatsisino. Naho wowe wa mugore we, kuko inzoka yagushutse ukayumvira, nawe ndakuvumye. Uhereye nonaha nujya kubyara uzagira umubabaro ukabije w'indenga kamere, nawe wa mugabo we kuko wumviye umugore. Ndavuze ngo kurya kwawe uzajya wiyuha kuya, ibyo kurya byawe bizava mu gitaka, kandi ubutaka bweraga izo mbuto buzajya buvamwo amahwa ndetse n'ibitovu. Sibo badukasiriye, ubundi twari kujya tubyara tunishye. Uzi kubyara ukuntu bimeze? Have ye baba data we, kubyara bizwi n'abagore. Iyo tubivuze abagabo nta makuru muzi. Uzi kubyara ye baba data we, itsumuka igise ukuntu. Vuga ngo Imana yaratwemeje nuko tutemera. Hanyuma Imana yaraduhannye, yahannye Adamu na Eva. Reka mbabwire, Adamu sindi mubyara we, na Eva n'abantu ba kera. Nyine ni igisekuru cyacu, ariko cyakurewe kugira ngo akore amakosa nanjye angereho. Ntarigeze nsangira nawe kuri urwo rubuto, ariko na n'iyi saha
nabyaye Charlene maze kubabara, mbyara fisi ndimo kubabara, mbyara Fifi mbabaye, mbyara tonto mbabaye, mbyara Yvane mbabaye. Ubwo se nazize iki? Ntega amatwi. Inzoka ngewe simfe no kuyikubita agafuni, sinzi ko nanayishobora, ndanayanga, iragatsindwa n'Uwiteka. Inzoka, Imana ishyira urwango hagati y'inzoka n'umugore, ni isuka nyine ukayikubita umutwe, ariko nayagucurwaho ikaguhekenya. Hanyuma abagabo, haleluya, nimba ushaka kumenya imvune z'abagabo, uzajye Nyabugogo cyangwa ujye mu mujyi urebe ibifuka baterura, uzajye mu misozi urebe ukuntu bahinga, uzajye aho bakora ikiyede urebe aho bakora igifundi, uzarebe aho batega indege bategereje akazi, uzabarebe kuri mashini. Hari n'abapfa baturitse imitsi yo mu mutwe kubera kujya kuri mashini no gutekereza cyane n'akazi kenshi, kuko buri wese ahantu hose umuntu akorera hari imvune. Nta muntu n'umwe w'umugabo udafite imvune, kugeza ubwo izo mvune zavuyemo uburwayi. Ujya kumva umuntu ngo yishwe na stress byonyine, kumva ngo imitsi yaturitse yo mu mutwe, byose bituruka ku mvune, kwiyuha kuya. Hanyuma mbabaze Banyarwanda, Banyarwandakazi, mbabaze namwe baturanyi b'u Rwanda, mbabaze namwe abari mu mahanga, mbabwire namwe aba diaspora, umuntu wese ubasha kunkurikirana kuri Mama Charlene official. Nimba Imana yarahannye umugore wa mbere waremwe ku isi, ingaruka ze tukaba tuzifite. Nimba Imana yarahannye umugabo, ingaruka zikagera ku bagabo kandi mutarasangiraga wenda no mu kabari ngo Imana ibasange muri kumwe. Nimba Imana yarahannye inzoka, ikayambura amaguru, ikagendesha inda, igatungwa n'umukungugu, ko mutajya mwumva, ko mwanyobeye, ko abantu benshi mumeze nk'ibikenya n'ibicamuke. Hanyuma murimo murabaza ngo covid yaturutse he, ngo covid barayikoze. Uwakoze covid wese yarahagarikiwe n'ijisho ry'Imana. Nta muntu wigeze akora covid nimba ari n'inkorano, ntabyo nzi. Aho yaturutse hose n'Imana yayihaye umurongo, iravuga iti nimugende, irayikingurira. Ibyaha muri gukora musuzugura Imana, ibyaha by'ubutinganyi biri gukorerwa mu bantu, bikorwa n'abahungu bacu bigize abakobwa, bikorwa n'abakobwa bacu bigize abasore, basambana n'abakobwa bagenzi babo. Mureke mbabwire, ni mwebwe muteje igihugu akaga. Abanyabyaha, abasambanyi, mwebwe mwirwa musambana abana mukabajugunya mu matuwarete. Ubu amatuwarete yuzuye mwabana aho mugende. Ese abo polisi tabonye se? Imana yarababonye. Ubujura bwanyu, ubugambanyi bwanyu, ubu abantu bose bafunze ntabwo ari abakoze ibyaha, hari n'ababateguriye ibyaha, mubakorera amadosiye bajya muri gereza kuboreramo, kandi mwebwe muri kwidegembya. Urabizi ko yakatiwe arengana, urabizi ko yahowe ubusa. Hari abo mugenda mukorera ubugome hirya no hino, abo mujya kuroga, muzana uburozi i Burundi na Tanzania ni Bugande, mwabona budakora mukazana ubu Nigeria. Ibyo benshi mukabikora muri mu nsengero, mufite za Bibiliya, mufite za mikoro, mufite indirimbo, mugakora ibintu nk'ibyo. Ibi byose mukora bigenda bigira ingaruka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyahannye Adamu igahana Eva, igihano cyabo kikagera ku bikinyejana cyacu. Mwumve difera, mwumve itandukaniro rihari igihe babereyeho n'igihe turimo. Ibyo bakoze na n'ubu biri kutugiraho ingaruka. Nje kubabwira ngo ibyaha mukorera ahantu hatandukanye, ibyaha mukorera hazwi n'ahatazwi, ibyaha mukorera hatagaragara n'ahagaragara, Imana ibiha agaciro. Icyaha ni urupfu. Ndashaka gusenga. Ese urumva utagarukira aho ugeze? Fata ibyaha byawe ubijugunye, urabujugunye urupfu. Fata ibibi byawe ubite, urabutaye gupfa. Kuko twe nitunapfa, iyo umuntu yizera Imana agapfa, niyo apfuye arongera akabaho.
kuko abapfira mu mwami bazongera babeho, kandi nibazuka ntabwo bazazukira gukorwa n'isoni. Umubabaro uravuka kwa Adamu na Eva. Ibihe byiza bagiranaga n'Imana biracika, batangira kwihisha kandi barayibonaga bagaseka. Ibyaha ukora niko kuri kwawe, ni kubizi, ariko umunsi urupfu ruzaba ruguhagaze hejuru utenda kurusaba imbabazi, uri kubona umworera w'ikuzimu ugiye kuryamamo iteka, niho uzamenya ko icyo wakoze ari kibi, kandi udafite kunegosiya narwo ngo rukubabare nibura usubireyo. Igihe cyawe cyo kwihana ni iki? Ugihumeka. Wivuga ngo nta n'agacurane urwara, ntabwo abapfa bose ari abarwayi. Nababwiye ko urupfu rufite ubushobozi n'imbaraga, ni kimwe mu bintu Imana igikoresha kandi bikomeye. Tugiye gusenga, ndashaka kugusabira Imana imbabazi. Ushobora kuba unkurikiranye utarihana, ushobora kuba waraguye. Nyemerera uca bugufi aka kanya, uca bugufi mu mutima, aho waba uri hose. Umaze kumva iyi video y'ubu butumwa, y'iri jambo rya nyiri jambo, cira bugufi yaduhamagaye, cira bugufi Imana isumba byose. Yibwire ngo Mana mbabarira, yibwire ngo mbabarira, yibwire ngo ntago nzongera, yibwire ngo ntayo uru rupfu, yibwire ngo ntayo iki cyaha. Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbabazi ndetse n'imbaraga, Imana umukozi w'umuhanga, Imana igira neza bugacya bukira, Imana itabura uko igenza umuntu yubaha, Imana y'icyubahiro n'igitinyiro. Imana ndagushimye, ngushimiye kugira neza kwawe muri aka kanya, ngushimiye imbaraga zawe zikomeye, ngushimiye izina ryawe ritangaje, ngushimiye imbabazi zawe ziruta imbabazi zose. Nguciriye bugufi muri uyu mwanya, Mana ni wowe umaze kunyuzamo ibikomeye kandi bigomba komora. Abantu bawe bamaze kumva iyi message, bakurikiranye ijambo ryawe, bamenye ko icyaha ari urupfu. Barakubwiye ngo bababarire ku gato no ku kanini, bakureho urupfu ari rwo cyaha, bakubahe kandi bakumenye. Uhereye none aha wuzuze muri bo kugutinya, kugucira bugufi ndetse no kukubaha. Ndabasengeye mu izina rya Yesu rifite ubutware, rambura ikiganza cyawe cy'imbabazi kuri bo. Bababarire nyaguhora ku ngoma Imana, bababarire mwami w'ibihe n'ibiremwa, bababarire mu izina rya Yesu rifite ubutware. Bababarire gukiranirwa kwabo kose kubaveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbabazi zawe nizibabeho aba hafi ndetse na kure. Bababarire, ndabasabira imbabazi, mbasabiye imbabazi abakora ibyaha by'ubutinganyi, mbasabiye imbabazi mwami ababyarira muri tuwarete, mbasabiye imbabazi abantu bose bakugamikaho ijosi, mbasabiye imbabazi abadasenga. Bababarire kandi ubagaruze ubugwaneza, bamenye inzira y'ukuri. Rambura ikiganza cy'imbabazi mu gihugu, rambura ikiganza cy'imbabazi mu itorero, ku bakozi bawe bari hafi na kure, abankurikiranira ku isi yose. Imbabazi z'Imana zibagereho. Ndagushimye kuko ubabarira, kandi ndagushimye ko twumvise mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mu migisha Imana ibaha, iguha umugisha w'imbabazi, iguha umugisha w'imbaraga. Imana ikwishimire. Mbasabiye kureka icyaha kugira ngo mute urupfu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen. Mukomeze gukora share ibi biganiro, ubu butumwa ni mu buha abandi kugira ngo bakire kandi bakizwe. Abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, abantu bave mu kurangara, abantu bahunga umujinya w'Uwiteka ugiye gutera. Hanyuma mukomeze kuduha inama n'ibitekerezo, kandi Imana ibahe umugisha. Abakomeje kwandika aho hepfo kuri comment, turabakunda cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen.